Okay, nta kibazo abangaba bagiye kuri rwasa thank you nta kibazo none se si byo ngwino ariko bayira kandi niyo mutima cy'amasengesho ngwino ariko mutima cy'amasengesho nana ariko sabasore biyo mese murayajya Dari mukore gahunda vuba urako tufite n'amafaranga ngwino none ubundi kibura akagatare kari kibikara cyane amafaranga ndi nabonye n'ikintu kanashobora ariko ndenga zaranzengereza urugo rwanje ruzishakashaka munjagashakira inzu koko ukuntu kwezi kwa kangahe oya ukuntu kwezi kwa kangahe mwandaya ndagaruka kadaya nimba umugabo wanje ndimwereza buri munsi mukamenya amafaranga ndamwereza buri munsi mukamenya amafaranga ndahaga kuri y'injiro ngiye kubasaba fungura se ushindukira n'isira cyangwa ariko tugiye gushaka amafaranga uyu munsi turarara tukwishyura ibyo ngibyo byo kubundi nano ndo mwabimbi ubu mbaye shipirasha ni namwe mu ndera bumwaka kubona nyawe ntinda ni mwizo mu ndera bumwaka ubona nago turinda tugiye gushaka amafaranga tukuzanire amafaranga yawe uyu munsi turayaguha ngiye gusoma indaya kwikutwa indaya zambarega ngato koko tere indaya zambarega tureba n'amashuri ndambira mu suko kugira ngo batabaganye nabo rwose ubu urabona ko twatse gutagera ariko sebanira tuganira ikibazo wawe ugira ikibazo turagwana kugira ibyo wigira ikibazo turagwana tumamara amadodo ngo nanjye nasaba amadodo ujye byiza uyu munsi ndafite ngo nizere kuri bwisanga ngosha ndibu nataka pirimu twabye taraje nijoro ntujye kuranye gukunda akantu k'agapirimu pirimu zigikonje Echamo, ya ninde chamasati. No ya kose. Oya, bibanza pirimu. Izenga kamubaza kuri. Baga muganda. Baga kero mwana nje baga muganda. Korana rero wowe tunta gatea. Nutwara neza ni mugura tukura amafaranga. Tuguhe na tamu bimba. Mwana wogera. Mbega ubwo kera mwana waje bakuvuganga nyereje ibihumbi bitatu ego narana mutende wareba ariko mbere ndikangwa narabyibuha kata ariko rero muragoranye pe ameza atatu bureka bagari menshi nibaze ko mwoga izo pirimusi mukagira ibyo bije mukagiza nyama nziza mwirengagije ko mu ndi miteri uyu munsi turagikemura ubugenda harya nabyo uyu munsi reka kenda umuntu hamwe tumwereke ukuntu ibintu bimeze neza kuzana ibiryo Tamu ibyo ndakubesha cyangwa ubwiki kuri nyamare ku mugabo ni nyana y'inzu ndakubwira ko ashaka kuba imishita ataraza ni byo kuri kandi cyakaza hano tabora munsi ariko mugiye kumbira nanjye ngiye kubora amara imitatu atakugurira na tamu ego washinyagura ngo kigitsina wa mukobwa uri kuza muri iminsi itatu njyewe ntarajya mbere cyane ndarasoma kuri mubi n'ubushera simbo yaruka none uko ngo pirimusi nabwo kuri mu munsi mwambaye amafaranga ga mbere mukigera ajya muri mu mazima meza atandatu ari amezi atatu mwambaye ka mbere kuvuga mwambaye nawe nuko amezi atandatu nawe nego amezi atandatu pe nakamunga kugera umwana jo mu Buganda umugabo waherutse kumufata igitutu cyo mu nda indira tobo amasato yashaka umugabo w'igikenya ugikura ngota yaragiye amukuramo igice barinagoramo asigaranye rimwe ndakubwira ngo yabaye n'umushita amaze iminsi ari kwivuga amara ubu babaza amaragi ingurube niko bamushyiriye mu nda abo ngabo kagari kangiritse babaga amaragi ingurube bagita amasimbura amaragi niyo mpamvu niba umugabo wawe yagize ibibazo niyo mpamvu yewe ngayo ngo yewe we mana nyagasani we ibi byose ni ibyanje ni ibyawe ubu byo kandi n'umuntu wongera no kugukoma kuko nyiri byondo andi byanda bibo bamwe cara urye wowe ntabwo kiba kibitekereza ukancara cyabonye wumva uri safe umeze neza n'indi izindi byo kuza kwicuza amazu hano nibi ibyore nani yaje ni yawe Yesu we ubundi se unyinzu nziza nk'iyi ngiyi tubamo kugira ngo twebwe duhavuye ntitwahura n'ibibazo hano natwe hatu haradutunze Yesu we ijya kubayeho neza neza kutwibere
ndakimara ko banzurye ibyawo nguteka banzurye ese we wowe witonda ubanye ibintu narahise kurya ngiye mataza ko yabero niko kugenda ko mbere mo nahita muri konje oya ija none njore kutera mudu kugira kujya mu bantu kutera pe muri kutuzama kugenda ko tugira abantu bandi bakagira pe bakumera amasanga twatwakurutse iyo bari kugira ibyo baba bameze kumva bitiko kugira hano biriko bagira neza rero nawe urabucecetse nyuma y'uko amagaruka tukwishyura twakubwira igihe kizagwera amafaranga bareba ikirenga kandi bijya ntabwo bihagije kuko n'igipiri mu buzima bwacu n'ubwo utabona abantu wamugabo bafite ibikoresho byo kukujyana wetumva utuje urugi rwanjye muraruca nibanda urugi rwanjye muraruca urugi ni igikubito yewe inyota yari ikwishe ubona iyo nyota yumve neza wowe yumve mbere byeri konje mana barumbira na cyakindi cyo kongeje nacyo turakigira bakita frigo abo bantu bari kugamba abantu bari kugana nawo naba ariko ndikumva abantu bari kugwana mana kurukurota ni bande bari kugwana abo butuka Nama amafaranga yaje amana yaje kinama Pereza amafaranga pereza amafaranga ishura na baratu yewe nari ngiye kwisengera ariko waratora umukobwa njyewe nigiriye kuri misiyo ngiye kwisengera Nyarutagasha none aba bakobwa barambwira ibiciro byaragabanutse kandi ngize mu dunia sibyo bagiye kumva ngeze mbona aka gakobwa gakuyemo imyambaro yose gatangira ku mubiri wanjye nta kintu cyahise kibogorwa rwahise rwambikana rurangije kwambikana atangira kunyishyura ibyo se njye ni ngombwa ngo ngure ikintu ntapanze kuko wampeneshaga wumva ko ari ubuntu tubajije ibiciro turabwira wamuzibe gahunda ruganda njyewe bamaze umaze gukora nibyo nabi ibi bintu utarama narabigana ibintu narabigana ndetse nigende rwose mu bakobwa uyu mushaka batizwa uva mu burayi batizwa uva mu bataka satani mwandaya nugomba yiprimu rero yewe oya mwemere mwandaya
Jewe twaga ngo muzibe kwanza utabona mwambaye ibiryo mukumva ko murabimbesheshe wowe kubera twaje gusambana jena niviye ku misiyo aje kugura misa murindaya simubyemere ko murindaya mwanditse nkigendera ko murabyemere murindaya none se twakwishyura iki ujya ubona hari akandi kazi tugira no murindaya umugabo wanje munze ndagara ingeso umva rero akagabo nawe reka nkubwire ndakurenganya ndagwa murongoye njyewe ariko ndagwa murongoye ko yaje akanyicaraho bikaza yakwicaye wowe bene bishirenge nangwa wici bishirenge njyewe njyewe twagize ibintu dupanga nanyishyuye njyewe yaje nanga 5 irumbi magana 5 uranachiritse watanze umunsi wagege ku mafaranga 500 oya nimwicaye twongeye gufata mwandaya mwazagenza bite kikigore cyabanye gusa ibintu kirimo kirabizi waje mu bikure wangekeraho rero iyo wamuhira ibiri uri mwita ngibyo abantu amazu ganje wabijanye ujanye ibiryo mwitono ako tereka ngo bazamukabo ndagenda kujya mutekera wakutono nakwitoni kiburate nakorera gukunda ndavuga mugabo wakutono ndavuga mugabo wakutono cyangwa ukuramo inyama uraje abantu barandirozi bacu uraje uje mu mazi bashonje amafaranga abo mafaranga gari icaraho ndashaka mumwe mutararaho ngaho bakurita minini cyane ariko wamuretse bakamaraho ibiryo wabaretse urabona inzara itarabitse ndavuga ngo nani gore umunsi mubwiye mu mubwiye mama iyo mama sayina kugonda ndavuga ngo mubwiye mama iyi primus na radio ibagurira ndavuga ngo mubwiye mubanga babo nagwaye Ibrahim bitatu umva we numenye turagenda nagwaye Ibrahim bitatu ngo ni na primus ije tandatu nituyanyisha no urabicuruza fungiye ndukudede fungiye tubahera itone sokira mu mukote ijyanye Minikira waguze amafaranga yawe akazi ko kabiteye ndavuga ngo mubanga njyewe ntabwo ndi ndandase amafaranga baguhaye gari ngo ngwiki ndavuga ngo amafaranga baguhaye gari ukoreye ibiryo